burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abaveterani n'igisirikare cya FARDC bigomeje gucika hagati bo ubwabo. Intambara yo kurwana ntago irimo irangira mu burasirazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru niho tugeze kugira ngo twezeho amakuru y'amabice bigacika ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turabona ko igisirikare cya M23 cyongeye gukangwa ku buryo bukomeye n'ibitwaro biremereye igisirikare cya FARDC cyazanye ku mirongo y'urugamba. Turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Turaza gukora iki nyuma yo kugaragaza bino bitwaro ku ruhande rwa FARDC. Byose turaza turebe ese bimeze bite. Turaza kubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ziri mu gihirahiro nyuma y'uko umuturage wabo bamusabye ko bahura na ambasaderi Leta ya Kinshasa ikaza kubitera utwatsi. Ari nako tukubwira ko abasirikare ba M23 bakuru batangaje cyatumye bava mu ngabo za Leta ya Kinshasa n'imo bakonana ndetse n'abakapiteni. Byose turaje tubyinjiraho ku buryo bukomeye cyane. Reka mbaza ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba ayise wari wavuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka n'ubundi tutatinze twanzikana n'inkuru ya mbere. N'abasirikare ba M23 nyuma yo kwikarakasa bagakubita igisirikare cya FARDC ku buryo ubuteye bwa FARDC yabonye ko ntabyo irimo, izamukana ibitwaro karundura, ibitwaro biremereye ku rwego ruhambaye, yamaze kubizamura muri Kivu y'Amajyaruguru. Dore ko message bimwe baragiye bijyana mu mujyi wa Butembo, ariko kuri ubu ngubu Kanyabayonga hamaze gupangwa ibitwaro bikomeye cyane by'igisirikare cya FARDC. Amakuru yatugezeho ndetse n'amashusho agenda acicikana FARDC irimo izamuka Kanyabayonga ku buryo bukomeye cyane, ifite ibitwaro bigiye biremereye kandi ibitwaro bigiye biteye ubwoba. Nyuma y'uko M23 ibikubise amaso, nayo ntabwo yabura kugira ubwoba kandi bunakomeye cyane, bitewe n'uko bino bitwaro byari ibitwaro biremereye kandi ari ibitwaro byinshi bifite abahanga babizanye ndetse n'abasirikare bayo bose. M23 yavuze ati ibi bitwaro bya FARDC ni ibitwaro bizanwe muri kano gace ka Kanyabayonga. Gusa M23 nyine mugani yaje gutanga impungenge ivuga ko bino bitwaro bishobora kuzajya binakoreshwa mu kurasa mu baturage. Gusa ni ibitwaro byinshi igisirikare cya FARDC cyavuze ati reka tubisamure tubisane muri uno mujyi wa Kanyabayonga. Nyuma y'igisirikare cya FARDC n'ubundi ikibigize intambara kigatangira kurwana ku buryo bukomeye cyane. Gusa kikaza kubona ko M23 igomeje kugenda ibacanaho umuriro, baje gufata umwanzuro bavuga ati reka tuzane ibitwaro karundura uyu mujyi wa Kanyabayonga tuza kuwutakaza, kuko uyu mujyi urimo imisozi myinshi wakwifashisha ukabitera mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bavuze ati rero kuza kuwutakaza nako byaza gukunda, niyo mpamvu bafashe umwanzuro bateka dusubize abandi basirikare bashyashya bacyaye ndetse n'ibitwaro byagiye biva mu bice bigiye bitandukanye. Baje kubizamura Kanyabayonga, baravuga ati reka iyi Kanyabayonga tuyizamureho ibitwaro bikomeye kandi ibitwaro kirimbuzi kugira ngo tukomeze kureba ko hari icyo byaza gutanga ku mirongo y'urugamba. Turaza kubyitwaramo ite nyuma yo kubona bino bitwaro bingana by'iki gisirikare cya FARDC cyazanye mu mujyi wa Kanyabayonga kugira ngo bakomeze kudefana. Dore ko Kanyabayonga hafi kimwe cya kabiri M23 igifite, ndetse ikindi gice nacyo kikaba gifitwe na ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa bino bitwaro bimaze kugezwa muri uno mujyi byo na kandare bishobora kuza gutuma igisirikare cya M23 kiza gusubizwa inyuma ku buryo bukomeye, ndetse kikaza no gutakaza uyu mujyi wa Kanyabayonga cyari gitangiye gufata, ndetse n'umujyi wungirije Kanyabayonga wamaze gufatwa wacagana nawo M23 kuza kutakaza, kuko ibi bitwaro igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuzamura cyerekeza muri bino bice ari ibitwaro biremereye, kandi n'abasirikare ni benshi baraza gutanga umusada ku bari bahamaze iminsi, ndetse baza gufatanya na Wasalendo FDL ndetse n'igisirikare cya SADC ntago cyasigaye kugira ngo bavuga ati uyu mujyi wa Kanyabayonga nawo tuze kongera kudefana tuza kutakaza nk'uko twatakaje indi mijyi igiye itandukanye, harimo umujyi wa Sake, umujyi w'ibindi bice biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Masisi ndetse na za Rucuremo, imijyi myinshi urebeye nk'umujyi wa Kibirizi ndetse n'indi mijyi yose igiye itandukanye. Kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye kitakaza kuri ubu ngubu, cyavuze ati Kanyabayonga ntabwo byakunda kutakaza, niyo mpamvu bazanye ibitwaro byinshi mbisubiremo ngo ni ibitwaro biremereye kandi ibitwaro binakomeye. Gusa impungenge ni nyinshi ku baturage bavuga ati bino bitwaro M23 nitaza kubifata avana bwangu FARDC iraza kubyifashisha irasa no mu baturage ku buryo bukomeye cyane, kuko byagiye bigaruka mu bice bigiye bitandukanye, haba aho bagiye bashinga ibitwaro byabo ndetse naho bagiye barwanira mu bice bigiye bitandukanye. FARDC yakomeje igaragara ko igomeza kurasa mu baturage ku buryo bukomeye cyane, bwo bwadumye abaturage benshi bongera guhaguruka bagahunga, ndetse n'abatari begereye umujyi bamaze gukuramo kabo karenge, avuga ati bino bitwaro ntabwo byaza kuraswa ku ngabo za M23 gusa, kuko n'undi mirwano ibera hagati muri no mujyi ari imirwano itangiye kugenda isatira. Abaturage bavuze ati ibintu byaza gukomera, ndetse udahunga wese araza kuhasiga ubuzima. Baje gufata umwanzuro baravuga ati reka dukuremo akacu karenge twerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, kuko bino bitwaro bamaze kuba
ubona ko ari ibitwaro biremereye ndetse abisa naho igisirikare cya FARDC kitaje kugwana no gishobora kuba kije kwihora ndetse no kurimbura burundu bino bice byose barizwamo bano basirikare ba M23 nkuko n'ubwo bakomeje kugenda babatesha umutwe babarasa ndetse banabasunika ku buryo buteye ubwoba. M23 yavuze ati noneho abaturage benshi abashoboye baze guhunga ndetse baze gukuramo akabo karengera baze kujyana n'ibyabo kuko biri buze kwangirika muri umujyi wa Kanyabayonga. Biraza kuba ari byinshi cyane bitewe nuko nyine bino bitwaro M23 yabibonye ndetse ikanabona ko FARDC gahunda ifite ari yo kugaba ibitero hirya no hino muri uno mujyi wa Kanyabayonga ndetse no kugaba ku baturage kuko urumva igisirikare cya M23 gifite abasirikare bake ndetse n'intwaro zitaremereye cyane ugereranyije nazo n'intwaro igisirikare cya FARDC cyamaze kuzamura muri bino bice. Ni umwuka rero wakomeje kugenda uzamba abaturage bakomeje kugenda bahaba bavuga ati Kanyabayonga iraza kuba umuyonga n'ubundi nkaho n'ubundi M23 yakaba yarawufashe mbere gusa kuba yaratinze byatumye FARDC ituvuga ati reka tujyane ibitwaro tudefend uyu mujyi taza kuwutakaza ndetse bishobora kuzatwafekita mu gihe cyose umujyi wa Butembo nawo waba watatswe n'ingabo za M23 nkuko n'ubundi amakuru agaragaza ko igisirikare cya FARDC nawo cyamaze kuhajyana ibindi bitwaro bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze kudefenda uyu mujyi nkuko n'ubundi mu bindi bice bagiye bagomeza kugenda babigenza kuko indi mijyi yose hafi yose muri Kivu y'Amajyaruguru baragenda bayitakaza aho basigaye muri teritwari ya Ben ndetse na teritwari ya Ituri niho bagomeje kugenda bacungira no mu bindi bice haba Masisi ndetse na Rucuru. Izi teritwari zose zimerewe nabi n'ingabo za M23 ziri kugenda azifata ku buryo ubuteye ubwoba. Ari nako tukubwira ko n'ubundi muri bino bice abasirikare ba M23 bagomeje kuvuga ko bagomeje kugenda bagarika igisirikare cya FARDC ku bwinshi bamagenda babivuga ariko kuba bamaze kuzana bino bitwara abasirikare ba FARDC bavuga ati noneho turaza kongera duhangana ndetse uyu mugwanira aza kongera gusubira kuri calibre nkaho yari imaze iminsi iri dore ko twatangiye yaducika intege zindi bikoresho byendaga kugenda birangira ariko bino bitwaro M23 yamaze kubitera ijisho avuga ati reka dukore uko dushoboye kose tureko ko ino mirwano yereka gukomeza kubera mu baturage kuko ngo bigomeje kubabangamira cyane bari gunga ari benshi abandi kwasiga ubusima inka zabo ziri kugenda ziraswa zigwaho amasasi ari kugenda gwa ku mazu arimo agenda gwa hirya no hino bigomeje kubangamira nyine ubuzima bw'abaturage batuye muri bino bice bya Kanyabayonga nkuko n'ubundi gisirikare cya FARDC mu bava gishyize imbere umuturage ku isonga niyo mpamvu bakomeza kuvuga ko bino bitwaro bize kuraswa mu baturage mu gihe cyose no mirwano bize kugomeza kubera muri bino bice. M23 za kurekura itabari ko abaturage baza kuraswa na bino bisasu cyangwa se M23 zagomeza n'ubundi irwane paka kugeza ku mwuka wa nyuma abapfa bapfe ndetse nayo igire ikisigara dore ko Kanyabayonga M23 irimo yo tutira nyuma yo gufata Sake ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye hakubita igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byanagaragaye ko kino gisirikare cya M23 gifite gahunda ikomeye cyane gahunda ikomeye yo kwerekeza mu mujyi wa Butembo. Niyo mpamvu igisirikare cya FARDC cyavuze ati badusanze Butembo baramaze gufata Kanyabayonga byaza kugora neka tumaze dufate abasirikare bacu bamwe tubajyana ndetse tujyana n'ibitwaro tubanze dukoreyo ikiswe amasuku ku gisirikare cya M23 tuyikure muri kano gace ndetse n'umujyi wa Cagara mutoya wegeranye na kino gice mu birometero bigera kuri 30 nabo bavuze ko bari buze gusiga bawubatse. Se biraza gukunda igisirikare cya FARDC kiraza gukundirwa n'ibi ngibi ese biraza kurangira abite meyo kubona ko umujyi wa Kanyabayonga uhinduye isura ibintu binduye isura ku mirongo y'urugamba ibintu abihindutse. Reka inkuru tureka ngo tureze ko nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zifite impungenge kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko ariko yabaye mu kwezi gushise ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse amashusho agiye agaragaza ko hafatiwemo abagera kuri babiri bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati byagenze bitera igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko nta basirikare bacyoreje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarakanye kiratsemba. None kuri ubu nyuma yuko abo basirikare bagomeje kuvuga ko ari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse banafite ubwenegihugu, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko bajya gusura abano basirikare babiri ndetse bakanabaza uko gahunda zifashe. Ibiro byatangajwe n'umuvugizi wa ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa ubwo yavuze ko bafite impungenge zikomeye cyane abano basirikare bagera kuri babiri bavuga ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafashwe bakabivugira nyuma yuko ambasaderi asabye uburenganzira bwo kujya gusura abano baturage bagera kuri babiri bafite ubwenegihugu bakaba n'ubwo bategereje ko igisirikare ndetse na Leta Kinshasa muri rusange babemerera bakaba uburenganzira bwo kujya gusura abano baturage kugira ngo baganirizwe. N'ubundi bibyubuye nyuma yuko umwe mu miryango ifite
ufite uwabo wafatiwe i Kinshasa ashinzwe gukora kudeta, uvuze ko ufite impungenge niba uno muturage ndetse uno muryango ufite ikibazo gikomeye kandi niba uno muntu wabo akiri muzima. Rero byaje gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine Kinshasa afata umwanzuro wo gusaba ko bareka bakajya guhura na bano bavuga ko ari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Kinshasa nta kintu igeze isubiza, nta kintu igeze itangaza. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bari kwibaza se impamvu nyamukuru batarimo babasubiza ni yese biri guterwa n'iki nyirizina. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba abano bafashwe batari kwerekanwa, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari kwemererwa kujya kureba uwo muntu. N'abantu rero bari benshi bari bajoga igitero muri bino bice bya Kinshasa kuri Perezidansi ndetse no ku rugo rwa Perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe. Ubwo rero kino gitero cyagabwa kuri no Perezidansi ndetse no kuri no rugo, abenshi baje guhita bahasiga ubuzima, ndetse bayobowe Kapiteni Christian Malanki yaje no guhita hasiga ubuzima arashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaravuga ko zifite impungenge kuri bano abantu bavuga ko ari abasirikare ndetse ari n'abantu bakorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba ari Abanyamerika bari baje gukora kudeta nyuma y'uko babangiye ko bajya kubasura. Reka rero n'ubundi ngushimire, twari tukomeje kubana amakuru yacu yagezweho muri ano masaha. N'ubundi gusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho.